Amazina ni Fabrice Anatole, ndi umuyobozi wa Yego Center Rwamagana n'ibigo bishamikiyeho. Ese ubona urubyiruko rwitabira rw'akarere ka Rwamagana rwitabira ibikorwa by'ikigo Yego Center ubereye umuyobozi? Murakoze. Urubyiruko rwitabira ukurikije uko ibigo byatangiye n'aho bigeze, imibare iragenda izamuka cyane. Irazamuka ntereye cyane ku bana bato n'abageze mu gihe cy'ubugimbi. Ese ni izihe mbogamizi mufite nk'urubyiruko cyangwa nk'ikigo cya Yego Center mubona mu rubyiruko rwa Rwamagana? Ubundi mbogamizi umuntu urebye yavuga ko ntazo, kuko ari ubuyobozi bw'akarere buratwegereye kandi buradufasha. Minisiteri zishinzwe ibigo by'urubyiruko n'urubyiruko muri rusange dukorana neza, nta mbogamizi ubu turabona twavuga ko ari imbogamizi simusiga wenda yatangaza ko ari ikibazo ahari. Ni iki wasoza ugira nk'inama nk'urubyiruko cyangwa urukangurira kwitabira muri kino kigo cyawe cya Yego Center? Kuko ni menshi. Ikindi ni ukugira intumbero, kugira icyerekezo gifatika ku buryo umuntu abaho ateganya kuba undi muntu utoshye ukomeye, ufite icyerekezo kijyanye n'icyerekezo igihugu kiba gifite. Amahirwe aboneka muri iki kigo ni menshi, harimo kwihangira imirimo, harimo kumenya umubiri wacu no kuwurinda, harimo uburyo bwo kongera ubwenge tubicuruje mu isomero dufite hano, gukoresha icyumba mpahabwenge n'ibindi byinshi bikubiye muri iki kigo. Icyo nshishikariza urubyiruko ni ukuba hafi yacyo, bakumva ko ari ikigo cyabo, bakumva ko amahirwe ari hano ari ayabo, nta wundi wa mbere wo kuyakoresha. Ndumva nta kindi kintu kinini navuga. Ibyo ni byo biramutse byubahirijwe, iterambere ry'urubyiruko ryarushaho kwiyongera. Ese hari bamwe mu rubyiruko rukora cyane kuruta abandi muri kino kigo? Nk'urugero dufite bamwe waba uzi n'amazina yabo, kuko iyo abana bakora cyane urababona. Bamwe muri bo hari n'abo watubwira ni urugero? Murakoze. Iki kigo dufite amagurupe menshi, ariko ayagaragara cyane dufite gurupe yitwa Focus Image Group ikora ibintu bya sinema na photography. Indi dufite club ya kangufu, ni nka karate, ariko iyo ni party yitwa kungufu, irakora cyane. Dufitemo abana bagera kuri 60 batoya bigishwa uwo mukino. Ni club ubona ifite icyerekezo nacyo gikomeye. Hano dufite indi groupe yigisha ubumenyi ngiro yitwa Kasha Group. Ubu ngubu nasanze iri muri Kayonza. Ni abantu bafite icyerekezo gifatika kandi impact yabo iragaragara muri iki kigo. Tukagira nanone club yo gusoma nayo ifite icyerekezo gikomeye. Iyo noneho ifite n'umwihariko ko ibyo yanasomye bishyira mu bikorwa. Ni nayo ubwo irimo club anti-sida, bo bakora ibyo basomye, basoma ubuzima bw'abantu, imyororokere, iki, noneho bakabishyira mu bikorwa binyuze muri club anti-sida. Dufite nanone groupe yitwa Irembo rya Gihanga,
umuntu yavuga yuko nawe ari umusemburo w'impinduka. Dufite abantu bakora ubwitange muri iki kigo batekereza ku bandi baba babayeho nabi, bagaburira abarwayi kwa muganga, bafite ibikorwa byiza bitwa izina ryabo ndumva ntaryibuka neza, ariko barahari tubonye umwanya mwazansanga muri ofisi, ibikorwa byabo birivugira. Tukagira Garukurebe nayo ni undi mufatanyabikorwa ukomeye, uhugura abana imbyino za kinyarwanda, umuco wa kinyarwanda, nabo baradufasha bikomeye. Dufite umufatanyabikorwa wundi witwa Moshadi, ari nawe mwabonye watwubakiye iriya sare akayitunganya neza, afasha urubyiruko. Nawe ntitwareka kumushimira, nubwo wenda iyo tugeze muri rwego rw'abafatanyabikorwa batari urubyiruko nk'uko mwari mubimbajije, ariko icyo bakora kiba kigamije urubyiruko n'iterambere ryabo. Sinasoza rero nanone nababwiye ko dufite serivisi y'ubuzima, abagize itsinda rya serivisi y'ubuzima baradufasha umunsi ku wundi. Ibyo byose tukabikora cyane tubifashijwemo n'akarere ka Rwamagana kadahwema umunsi ku munsi kumenya ubuzima bw'ikigo cya Yego Center n'ibishamikiye kuri iki kigo, birimo ikigo cya Fumbwe na Youth Friendly ya Muhazi Kitazigurwa. Tunifuza no kwagura amarembo tugakoresha n'icyahoze cyitwa Maison de Jeunes Rwamagana. Maze iminsi nsura nkabona nayo ntibyazwa umusaruro nk'uwo yakabaye iduha. Murakoze rero, ndumva nabashimira kuri iki kibazo muri mumbajije. Nitwa Hakizimana Emmanuel. Tugusanze hano muri Yego Center. Ese waba urimo urakoramo iki? Kuki uri muri Yego Center utabura ahandi hantu ukaba uri muri Yego Center izi saha z'umugoroba? Okay, muri Yego Center mba ndimo, dufite groupe yitwa Starlight. Mba naje mu bikorwa byayo, mba ndimo bitewe n'igihe twateguye. Nase groupe bita Starlight ubundi ikora iki? Ni Starlight ni groupe ikina filime. Ikina filime, ikangurira abantu gusoma. Okay, ikora ibikorwa byinshi bifitiye abantu akamaro. Okay. Ese ibikorwa bya Yego Center Rwamagana ni nk'ibihe? Uretse gukina izo filimi, ese hari ibindi bikorwa byaba biri muri Yego Center? Birimo cyane, harimo entertainment nyinshi, harimo abakina karate, harimo abakina imbyino za gakondo, harimo natwe Starlight abantu dukora ibintu bijyanye na movie, hakabamo si ibyo gusa, harimo na computer lab, hakabamo na library, harimo buri gikorwa cyose kibaho, na dance, byose birahari. Okay, urakoze cyane. Umeka mahoro, ibyiza biguta